kurikirana n'itangiriro ni icya kabiri uvuye mu itangiriro turasoma igice cyaho cya kabiri umurongo umwe uwa gatatu turashyiraho n'uwa kane kuva kabiri ku murongo wa gatatu turongera dusome Zaburi ya 46 umurongo wa mbere cyangwa wa kabiri ku zindi Bibiliya tongere dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu. Turihuta. Ananiwe guhora amuhisha amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi agasiga ibumba n'ubushishi ashyiramo uwo mwana agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Amen. Twagiye muri Zaburi. Zaburi ni umwami w'ibitabo niko bayita abasomyi. Ni nini cyane kuhamenya biroro. 46 umurongo wa kabiri. Hari izindi Bibiliya ari umurongo wa mbere ariko iyi ni uwa kabiri ndibwira ko mufite. Haravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu. Iryo ni itangazo. Imana niyo buhungiro bwacu. Amen. Kandi ikaba n'imbaraga zacu. Amen. N'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka. Naho imisozi yakurwaho ikajya imuhengeri. Naho amazi yaho yahorera akibirandura. Naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Hariho akantu hefuga wango sera uburuhutseho gato banza utekere. Ibyo ni ibintu bikomeye kari akantu nicyo gasobanura nta kantu ubona kanditseho ngo sera. Karavuga ngo buruhutse. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko igice ndibwira ari icya 4. Turahasoma umurongo umwe gusaba 39. Mariko 4:39. Akangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza inyanja iratungana rwose. Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Haleluya. Wa musore avuye ahangaha aratubwira ngo amadosiye ngo yari yanditse nawe arakosora. Ariko muzi ibintu byanditse nabi bikagenda bikosora. Twasetse na mushumba avuze rero ko yarafunze ati nanjye yiwanjye yari yanditse nabi birakosorwa. Nuko ndavuga Imana yanjye uyu muntu uvuye muri gereza koko ahantu haba harimo ibihumbi n'ibihumbi. Kubona rero umuntu nkuriye bavuga ngo tugusubikiye imyaka 4 taha. Iba yakosowe. Iba yakosowe. Imana imuha umugisha uriya musore. Kandi mu muremere mwumvise ko afite n'utundi tubazo tugize. Ariko humura sha bakuremera barorera yakuvanye hariya izakubeshaho. Niyo yadukuye mu bintu natwe twayaga dukora ko gatanu nabahaye ubuhamya ko nakuye urwiri kandi nkarukura gikristo. Rega mushuba uri urwiri n'utwatsi tubi. Inka ziradukunda kuturisha ariko mu bijyanye no guhinga nitubi. Twangiza ibishyimbo, twangiza ibijumba, nta bintu tutangiza. Aho twameze. Rero hari umudamu twaririmbanaga witwaga Jani. Yarambwira ati Kristo rero nta kindi kiraka mfite urwiri hari ahepfo mu rutoki. Warukura. Cyane. Yampembaga 100 rimwe n'ibindobo y'ibijumba. Ubwo amadosiye ataracuramye. Gusa muragira ngo ibintu bicuramikire muri gereza. Aho mu rwiri waho bitari bicuramye ni. Ariko Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo nase ishimwe. Yari ifite imigisha yo mu mwuka yo muri Kristo yaduteguriye. Irayiduha. Niyo mpamvu yimuye ibintu bimwe ikimika ibindi. Kandi zakenyuruza abandi dukenyeze mukanye mubona mutuze mugira ngo nta bandi yakenyuruje. Ntago wabimenya ariko hari abandi bayakenyura ikagukiza.
nabaye umunyonzi naranyonze centre ya Kicukiro Sonatube 50 kandi neza nkanyuzamo nkanarihagurukira. Hari abakubona bakagira ngo rero wavukanye imbuto wagize gute. Oya, ni amadosiye yanditse nabi yashyira ku murongo yandika neza. Nasomye ijambo ry'Imana nijoro mushumba, nasomye nsanga habayeho guharira hagati ya Pilato n'abanditsi n'abayuda kubw'itangazo yanditse arishyira ku musaraba, arishyira mu ndimi eshatu: Igiheburayo, Ikigiriki n'Icyarameya. Byaravuga ngo uyu ni umwami w'abayuda, ngo bahita nk'umwana w'abagabo bazi kuvuga neza. Mwami, sorry hari ibintu tubone mwanditse nabi, mwavuze ngo ni umwami w'abayuda ariko muhinduremo akantu, n'uwiyise umwami w'abayuda, ngo bahita bakebuka. Icyo nanditse nacyanditse. Murashaka ikimwe? Bari bagize ngo byanditse nabi. Yari yabyanditse yamaze no gukaraba. Mushumba uzi ko hari yanditse nyuma ya kwa gukaraba, ababwira ati uyu muntu muramutiza iki ko mbona arengana, ngo nabambwe atumiza amazi arakaraba. Nose bakaraba utazi ibyo ukarabye, yakarabye amaraso yarabaye atazababarwaho n'abana ba ati nta kibazo. Nyuma rero kumubwira ngo yanditse nabi, yarababwiye ati icyo nanditse, icyo Imana yanditse kuri wowe yaracyanditse. Wa muhungu we nubwo ntakuzi, ari amakorosi yose wakubanutseho ko ari kugira ngo ube n'umudije w'ahantu, ngo yari umudije muri gereza akishyiriraho impanda nagoshe. Wanasifiwe. Intego y'icyigisho cyanjye iravuga ngo Uwiteka Imana Yesu Kristo umwami arahirengeye ngo arebe ibizakubaho byose. Arahirengeye, ntago wamubona ariko hari ahantu hirengeye, ari muri control. Hari akazu kaba ku kibuga cy'indege bita ngo ni tour de control, kaberamo ibintu byo kumenya indege igiye guhaguruka n'igiye kuza. Yesu ari iburyo bw'Imana muri tour de control, areba ibya Rushema, bya Kristi, bya Davide, bya Mushumba. Kandi n'umuhanga, amajwi arazamuka ari nka miliyoni, akamenya ibya Jeannette n'ibya Janine, akamenya ibya Claudine n'ibya Claude. Ntashobora kwitira. Kubera iki? Afite ubwo buhanga. Ariko niba computer igira icyo bita ngo ni disk cyakira ibintu byose kikabibika, wakandikamo RA kikazana ibyo bintu, Imana yaburite kubika ibintu byacu, irabibitse. Ahubwo iyo umuntu agenye ugira ngo ntiyabibi, irabibitse. Ntabyo amasengesho yabika. Amasengesho yarantangaje. Amasengesho ndo umunyantenye ansenga nyine umunyantenye, ariko amasengesho yarantangaje ngo irayabika ngo ikagiye yihumuriza. Perfume y'Imana nuko ujya kureba ibintu by'amasengesho wasenze igakurayo. Ewe nuko uri koza n'uko Imana ari umutekinisi. Ntabwo yihumuriwe rwose. Si ninde badi nyumvira na urumva utabuke uri Imana utabukeneye ibyo bintu bihumura neza. Amasengesho yo iyemera kuko iranayabika. Mu gitondo twabahaye ubuhamya bukeya, babwira ukuntu twasenze amasengesho ntazi nanjye, kuko twaya tuvuga ngo twicaye nko mu nzu ahantu tumaze kumwicara, turashime Imana yuko twavukiye. Umwe agahita afite igitekerezo, tuguma ahantu, tugume tuyibwire ko twavukiye ku Mana, ku mwami nyine imbabazi, tukaguma. Nuko nyine icyo gihe nari umusore, ariko ntabwo nataha. Bigeze no kunkubita nijoro abasirikare, tuvuye kwa Jean Dodier, oya twe tuvuye iwanjye tugiye kwa Jean Pierre Daniel saa sita z'ijoro, kandi baratubujije ko abantu bagomba kuba bari muri 95, twagomba kuba turi mu nzu nibura saa 3. Naho twe twaririmbiye aha turanye turaherekezanya tujya aha, bagezeho baraduhagarika. Murajya he basha? Tuvuye hara kwa Kristo se baraha. Murajya he? Tugiye kwa Ndamyabera. Ndamyabera n'ubuhe n'uyu nguyu. Izi saha ibintu murimo murabizi. Ndeba hirya nyikubitira urushyi, ngo ni birori n'amatara ay'ubururu n'ayihe. Garakeze turabireka.
twarakiturara handi twarasenza amasengesho arambuye ayibice ayiki abarokora uziko kubwira ati kugira ngo izamenye ko wayibwiye uzazamura akaguru kamwe uyibwira uti reba ndi kuri kamwe ariko ndakubwira mugatega kandi ufite wajyaga mu giti mugakoki akavuga ati naje ndi munsi y'igikari mana twaramuhagaritse ajyanamo n'abakobwa kasi niwo muhagaritse pasiteri tumubajije tuse kuki ujyana abantu mu giti biriya bintu murimo ni muri ati ibintu murimo si muri mubi ati yewe uzi ko buramba ndi hafi y'Imana neza neza ati nazamuka nkayegera ayo nayo twarayasenze uzahura n'abarokora bagenda muri uyu muhanda bagenda b'abanyamaguru bihuta gutya umubwira uti surajya hengwa ngiye imbere aba baba bari gusenga nabo nayo twarayasenze umuntu ntafite aho agiye ntaki ngo arimo arerekeza za Kabuga mwana urabireba kandi uzabikemura ndakuzi bene ayo nayo twarayasenze ayo nayo Imana igira gute irayakira uriya ntabwo bavuga ngo idosiye yaracurukuwe ntiwamenya aho yacurukuriwe niba yaracurukuwe uri muri ayo niba wari ugize utya ntabwo wamenya aho yacurukuriwe jya uyibwira wa mugani wa musore nimuyimere icyubahiro yamena kiranjanye wa mugani wa muga reka nze ku byo nasomera ngeze muri Israeli hari utuntu nabajije kuko byiza nk'umuntu w'umwigisha kugera ahantu Yesu yavukiye nanjye narahageze nyine nshibikuba urumva rukuno urasenga ariko gaca n'ibikuba ariko nta muntu nabwiye nari ndi Nazareti ndasenga nijoro n'abamana ndi hahandi wavukiye mbese ariko ibyo nta kintu bimaze cyane uko twavuganye ndi hariya niko mwavuganiye ku rugarika ikagukura muri ya gara amagara aragwira mwabonye igare yararimo rimeze nk'umuvure babaje mu giti cy'umumuna basti nabajije akantu nakababwira dusenge zahagaruka ubwo uyu mushumba ari hano ni mushuti wanjye yavuze ati ngwino mitaza nzagaruka ariko ndabwira Yakobo ahunze yaraye ahantu bita Iruzu yisegura ibuye ngo abone urwego arimo ararota ruzamuka abamarayika abandi bamanuka mu gitondo akangutse aravuga ati tinaraye mu iramba ry'ijuru sinabimenya ati ahantu hari Imana mo kabyara ahindurira izina hitwaga Ruzu ahita Beteli aravuga ati kandi undinde ntasa nzahubaka inzu yawe ndagiye aho ngiye simazi igiye kwa marume ariko numpera y'umugisha aha ngo asiga hashinze ibuye aragenda amara imyaka 20 abonye ko abana mureba nabi ibyo nibindi agarukana n'abagore babiri n'abana niki ageze ahantu yashinze ibuye umugore we witwa Rasheli yakundaga arabyara mu kubyara arapfa yaba ibyishimo byo kuzamura yanzu no guhigura hapfira umugore we yongera ahita irindi zina mushuka ahita Hemu bisobanura imitsima y'umubabaro bari ibyo kurya ariko bababaye urumva hari Beteli none hajemo Hemu mushuka uruzi ko mu myaka myinshi ariho haje kwitwa Betelehemu uzi ko iyo Hemu yahuye na Beteli bikaba Betelehemu Yesu akaba ariho avukira umusiko bamarayika yabonye aryo tabazamuka ari babandi baririmbye ngo mwijuru icyubahiro kibi cy'Imana naho mwisi amahoro ariko muri ibintu turimo kuntu bipanze neza nubwo bitaragufata ariko bipanze neza rwose tuntu twose ugerayo ukabaririza nabaririje na ryabarasa hahandi wa mugabo yari aryamye amaze imyaka 38 ntabwo rigihari hari ibintu bagikereye ubu ngubu ariko ntabwo bigihari bimwe ni kuko na Mukaroti baramunyeretse nkajya bavuga ko ntabona amaboko ko yari umudamu ko ntabona ijosi rye ko ntabona
ariko nyine bakavuga ati ririya buye nyine urabona tugafata amafoto ntabwo ujya mu bintu byo kujya byo kubaza cyane hashize igihe kinini ibaraza rya mbere irya kabiri irya gatatu irya kane irya gatanu ibaraza rya mbere ryari VIP ahantu hajya abana b'abayobozi na ba mama wabo barwaye imigongo bakavuga ati iki kidendezi n'ikihinduriza azashyiremo uyu mukecuru yakoze impanuka afana akazana umwana we akamushyira aho ngaho ibaraza rya kabiri ryabaga ririho abandi biyungirije kubizi bipanze gavana akarere sigiwe imirenge bikaza no kwa daso hirya noneho bikagenda byagera hirya bikagera ku bandi bantu rero bitwa abagenerwa bikorwa urubanda rwa Giseseka begeranyirizwa mituwere n'ibindi hazaga iryo rembo rya gatanu byagiraga abantu badasurwa batagira umuntu bareba batagira gute n'iryo rembo rya gatanu Yesu yaciyeho bitagira umuntu urigeraho azari ku isabato yo muri Isirayeli bari muri Sira nta muntu ubugenda n'uyu munsi ku wa gatandatu muri Isirayeli ni abantu bake cyane abandi bose kimwe nta muntu ubugenda cyo ku wa gatandatu kugira ngo hatagira umuntu waje agemuriye abantu muri abo agira ikintu akora aza ari wenyine ku isabato urashaka ko nkugirira urashaka guke nicyo yabaje atangira kumubwira ngo urabona ngo nkiza ngo yo kikihino ataya muravuga amagambo menshi ngaho ndumva utamenye icyo nshatse kukubaza ikorera uburiri bwawe ni ku rya gatanu nahatajya hagera abantu nubwo utagira inshuti ari inshuti yawe nta bantu muziranye bakomeye ariko Yesu muraziranye arakomeye azakwisuriraho umuri kandi kuva uwo munsi ikidendezi nicyongeye gukora nibabibajije nabyo kuva uwo munsi nicyongeye kwihinduriza bakajya bicara rwose ko kiti noneho arayika ko atakiza umuntu umwe wavuze ati nyamara kuva wa mugabo yacana umwe wakuye wa mugabo hano wari uhamaze igihe induru zikavuga nticyongeye naho nyiri ikidendezi yari yaje dufite Imana itabara abayo iyo dusanga iratuba ngiye gukorohereza turaza kubikomeza mu bya kabiri mu bya gatatu Bwana sifiwe bose yaravutse minota yaje bose yaravutse sibyo avuka mu gihe kitari cyiza nkuko nawe wavutse cyangwa se ukavuka wowe mu gihe cyiza kubera ko ntiwavutse ngo bashake kukwica nyina aramuhisha amezi 3 imvugo y'umwana w'uruhinja no kurira abonye nta kuntu azabigenza n'ubundi bazamumwicana amubohera akantu kakebo amushyiramo amujyana ku rufunzo hasi ku mazi kuri Nili ica mu mujyi hagati muri Ikayiro mu Misiri narayibonye aragenda ashyiraho Miriyamu mushiki we ngo ahagarara hirengeye acunga umutekano wa musaza nuko nguko byari bimeze ariko yabikoze nk'umuntu umutekano wa Miriyamu Kristo wa Mose wari ufitwe n'Imana umutekano wawe ufitwe na Yesu ni ukugaburira ni ukwambika ni utuma ujya mu mujyi ukagaruka ni utuma uryama ukabyuka nta dukoko twinjiye mu kanwa ntaki ni utuma urya ukadijera neza ni utuma arahirengeye ngo arebe bizakubaho ni uzakubakira nubwo ubona ibibanza byarashize ntago byashize aracyari andi makaritsiye ameze neza mu cyubahiro umwami ahubwo kubera situation urimo ubona ibibanza byarashize ariko ntago byashize Imana iratureberera ikadukura muri ibyo bintu byose niyo yambonye ndimo ndakura urwiri niyo yambonye uyu munsi ntwaye imodoka niyo yambonye cyagihe ndi umunyonzi niyo mbona uyu munsi nkoresha inama y'abakozi navuga nti ndabasuhuje bagakoma amashyi baguzwe ufite abakozi bagana gutya muraho kace ugahita yuko ko wahinga urwiri ugahita yuko ko wakuye urwiri Imana irakora wajya utabyemera ariko irakora tuzababwira tugeze tubaha ingero zifatika muragira ngo tubahe izihe ngero urugero ko ari igihe hari undi wigeze wumva mvuga nigi nushaka kubibaza uzajya gufata mutwa Samusoni yaranyoboraga nari umwana we nasha niwe washingiye urumva amaze imyaka 24 anshingiye abahungu n'abakobwa umuzamubaza uti Kristine mu cyaza
nyina yagiye kumwosa. Ayo makuru nayababwiye kare. Uko kureba kwa Miriyamu arahirengeye niwe wamenye ko hari umuntu yaje koga ari umwana w'umwami. Nibwo yategetse abagaragu be bamuzanira uriya mwana ngo amubonye nawe abona ni mwiza. Miriyamu aho yari arahirengeye ahita abwira nyina ati hari umuntu umukuyeyo, manuka tujye kureba. Noneho Miriyamu arirukankagerayo asanga n'umwana w'umwami. Ngo baravuga ati uyu mwana nakurayo umuntu umunderera. Ati reka mukuzanire. Arirukazana nyina. Amashereka ataratangira kumurya aramwosa. Umwana akura neza agwiza imbaraga n'ubwenge. Imana irabizi wowe. Wa mugore ntiyarazi ko nyuma yo guhisha bizarangira yonsa yahembwa. Kandi batabizi. Irabizi rero Imana izi kuzakubeshaho. Twagiye. Bene Kora tugende muri Zaburi. Ibindi turaza kubigarukaho mu rya gatatu. Bene Kora muri Zaburi umva ukuntu bimeze. Kora yagomeye Mose kugeza ubwo Imana we na Datani na Abiramu kugeza ubwo Imana itegetse ibwiye Mose ngo abatumize abari mu ruhande rwa baze iruhande rwa Mose. Abatari mu ruhande bari mu ruhande rwa Kora bajya hanga. Imana ibashyingura muri ubu buryo. Mose yaravuze ngo ubutaka nibubumbuke bubatware. Burabumbuka gutya bamanukiramo buratwikira n'ibyatsi bigumaho. Ahita avuga ati dukomeze rero dushima Imana, abandi turi kumwe hano dukomeze tuyikorere. Hakaba harimo abana bakora bagiye mu ruhande rwa Mose. Niba banditse iriya Zaburi twasomye ni bene Kora muzasome hejuru niko ivuga. Barandika baravanga Imana niyo buhungiro bwacu. Reka. Imana niyo buhungiro bwacu kandi kaba n'imbaraga. Numufashe rero utabura kuboneka muri Covid, wakoze impanuka muri gereza, ahantu hose araboneka. Namaze amezi 5 nishyura inzu ahantu nabaga. Umugabo witwa Yesaya w'umudive aza kundeba n'umugore we. Barambwira bati Kristo twakwakiriye nk'umukozi w'Imana. Dufata inzu nini turayiguha ngo dutunga abana. Amezi abaye 5. Nishyuraga 180. Ubwo ni 100. None rero ntabwo tuvuga ngo turagumaniza intebe n'akabati. Sibyo ko hari abantu baba bafite intebe zitanagurishwa tanagumana. Saga umuntu avuga ngo afite intebe nuko tufite intebe nyine. Ariko ziraho ngaho. Zari zimeze zityo urazumva nazo. Noneho aravuga ati ujyana intebe zawe, ujyana n'akabati n'ibintu byose. Nuyabona uzayazana. Ntizaho. Ariko se wampa nk'iminsi 3 ko numva nazaba nyabonye. Umugore duhurira muri koridoro. Ariko buri iriya minsi 3 tuvuze uzaba wayakuye. Iyo basaba icyumweru ko bari baje cyangwa 2 tugasenga Imana yo muri 3 ni nayo y'icyumweru, ni nayo y'ukwezi. None suragira ngo iminsi Imana izabikora yewe. Umugore rero yazi kugira ukwizera kumeze nk'umusazi, agutunga gutyo nk'umuntu wagoryamye akakure. Uko Imana igihe umugisha abagore. Iyo uri umunyamahoro mu rugo iwawe. Ariko umugore akabona ko ibintu byawe byo kwizera bikabije kuba hejuru. Akugira inama ya mbere ya kabira. Iyo nama yangiriye n'indi mwe ngiye kubaka. Mwihangane mba mu kazu kageretse. Ariko ntimubivuge. No, umunsi wo kukubaka namushyize muri salo nyine nk'umuntu w'umujyanama ukomeye, mubwira ko ngiye kukubaka akantu kageretse. Nguraje. Ngo ibyo ni ukwipasa umupira muremure. Ibyo byabona aribwe n'umugore wa. Ibyo ni ukwipasa umupira muremure. Ubwo twari tubonye ikibanza, twari gushyiramo annex tukava mu bukode. Nushaka uzagere ku 8. Ariko mvuye mu nzu z'abandi. Kandi ibyo bintu yavugaga byarukuri. Nawe wabivuga. Ariko umuntu wizera abameze nk'uwasaze ugira ngo yarabimbwiye gutyo nkata muri koridoro. Cyane Mariya ndakukasigaye ambwira ngo nipasa umupira muremure. Ariko ngiye nabivuga mu mutima. Ndavuga ni rero ukuntu ngiye kubigenza. Twabaga mu Kagarama ndiye kubaka Inyanza hejuru ujya kwirebera. Ngiye gutangira kubaka sinzamujyanayo, nzamujyana kureba narameni. Nataha bakampamagara najya kwitaba nk'abafundi nabona ari butega amatwi nkajya mu gikani. None niyo sima ibyo bintu bimeze bite? Nkabangiye nk'ahari. Turimo turatega ariko imbaho zabaye ngera. Ndaje mbaye izindi. Gake akajya mbaza ariko ibyo bintu bigeze naho bigeze yewe nzakujyana. Imana irareba. Niyo buhungira bwacu. Niyo mufasha.
niyo mbaraga upfa kuyizera neza. Igihe cyarageze Imana irabitunganya. Ariko ibyo yavugaga byari ukuri, ariko nanjye ibyo navugaga byari ukuri. Mujyanye gusura yaravuze ngo Imana ishimwe ngo hiyongereye agaciro. Ndamwitegereza ukuntu ureba umuntu yakureba ukareba hirya, ukajya umureba yaza kukureba ugahita wigirira gutya. Hageze agaciro n'ibintu ukuntu wansomeye. Ariko ubu niwe binezeje, nanjye biranejeje, ariko nawe aranezere. Imana yacu irakora. Muragira ngo ikore gute? Irahirengeye irakora. Twasomye mu butumwa bwiza. Bene Kora mva babwire aho uvuka. Ngewe ahantu mvuka papa nabyirutse ntarabona papa asuhuza mama. Wenda mabwira akantu koroshye. Urabona kumumuza uti madam mwiriwe, nubwo utamukora mu ntoki ariko ukavuta mwiriwe. Nubwo yabaga yaraye ahantu akaza yazaga uramuhoro niro urambuka kirane sino ubwo tukirukanka hamu ibiryo bakamena ibiki byose. Ntabwo yigeze no yajyaga agasuhuza yigeze kwirema mwire kwa karibwa kugira ngo twese twikirize ntihaburamo numwe. Ndaza mu rugo rwanjye ndasuhuza ntimuvuge. Ubwo tukaba turagatoye inkono y'ibishyimbo bakamena ibintu byose. Nuko nabyirutse aho havamo umuvuga butumwa gute. Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu nitureshika tuzana kugeza ku rwego rw'uko tuvuze ngo nubuhungiro. Nagiye Karisite ngeze mu butumwa bwiza. Mu butumwa bwiza rero haravuga mwana nta kibazo turi bugirana. Mu butumwa bwiza rero haravuga Yesu yagiye mu bwato ari kumwe n'abigisha. Iranyanja nayigezemo pase nayo nayibajijemo ibintu bibiri. Bambwiyemo ibintu bibiri. Twagiye kurya ifi ahantu bita i Galilaya. Harimo n'amafi biyitiriye Petero. Bayita ngo ni Petero kira. Petero fish niba iki oya mu Cyongereza. Nibyo twarayi kandi simbabeshye. Barari nayo tugaburiye rwose amadolari 20 n'iyigura. Noneho habamo ubwoko bw'amafi 250. Ayo na amateka ngine barakubwira hari naho babushyize abahari ubwoko bakubwira iyi n'ubwoko bw'ama kuva cya gihe yavuga ngo ifi zijyemo hahise hazamo ubwoko bw'amafi 250 burimo muri kira kiyaga. Icya kabiri kirimo kuva umunsi umuyaga ahagarika umuyaga na n'uyu munsi nta muraba uba muri ruriya ruzi. Ayo makuru nawe ntuyazi. Nta muraba ubamo. Babashyira no mu bwato bakabatembereza ariko nta muraba ubamo. Ngo yarawucecekesheje ugenda ugiye na bugingo n'ubu. Ni inyanja itagira umuraba. Yitwa inyanja y'i Galilaya ubundi kitwa inyanja ya Tiberiya ariko biterwa naho uri. Ayo mazina bavuga Galilaya kubera nkuko waburi Gikondo nanone nkuko waburi Remera. Hanyuma ajya mu bwato ngo arasinzira ye. Yasinzira sura mugabo. Ntago mwumva plan ye. Ariko mba mabwiye nakandi nzagaruka. Oya ndeka mumbabarire. Buriya rero reka mbabwire tuzagaruka. Ni kare ibintu bya theology nukujya gusobanura gusi byazagera he. Ariko nashakaga kubabwira imizire ya Yesu kwisi. Buriya abantu barigisha pastor bakavuga ngo Imana ngo yarwanye ngo na Satani ngo yagize ishyari ngo yagize rekata. Satani yashatse icyubahiro cy'Imana. Lucifer yari CEO ushinzwe gufata icyubahiro cy'Imana akakigeza ku Mana. Yari inyenyeri yo mu ruturuturu. Yari umuntu ukomeye. Abamarayika bazanaga icyubahiro bakakimushyikira n'abakakishyira Imana. Iyo yinyeganyezaga ngo amajwi 30 nangahe yavugiraga icyarimwe. Yari umuntu w'umuhanga ukomeye cyane. Umunsi umwe gusa ngo yiyumvamo kwiye kwegera Imana. Ngo arayibwira ati se waretse tukegerana. None icyubahiro nkajya ngifata ntiguhereza. Donc ashaka ko no kwiyegereranya n'Imana. Nicyo yazize. Abantu rero bakavuga ngo yazize ngo ishyari ngo ryo kurema umuro kare. Yazize icyubahiro cy'Imana. Uburoro ngiye kubabwira uko yamanutse niki mureke tuje. Noneho tugaruke kuri bwa bwato. Nzaza.
noneho ubwato Yesu yari arimo, yari ari kumwe n'abagabo 12 yatoje, basangiye bararanye, akagira ngo arebe no kwizera kwabo aho guhagaze. Yigira ibwerekeza bw'ubwato ni mu mutwe wabwo. Buri y'ubwato ababutwara, buriya butwarishwe ingashya bajya hepfo, aho buturuka niho bicara umushoferi wabo. Noneho ibwerekeza ni mu kizuru cyabwo. Yesu rero yaragiye, urakoze mama. Yesu yaragiye ajya ibwerekeza aho twakita nko muri kabine. Agezeho ntiyicara, afata umusego ngo araniryamira. Siko Bibiliya yatubwiye. Barangije rero umuyaga urasa, ushyizemo amazi we. Nababwiye ba mu gitondo ukuntu bavomaga amazi bakoresha akantu bita intahe. Intahe ni akantu kavoma amazi mu bwato, kameze nk'uruho cyangwa urukebano cyangwa ibakure, ngo amazi arangaba menshi aruzura. Ngo umuntu umwe aravuga ati ariko wa mugabo ari he? Ati ibere yari bwerekeza, ndetse yanasinziriye igihe havuye. Ngo hajyayo umuntu, ntabwo Bibiliya ivuga wagiyeyo, niba ari Petero niba ari Filipo, ariko n'umwigisha umwe wagiyeyo. Nta kintu bikubwiye tugiye gushira kweri. Uzi ko umuyaga we ngo akangutse. Urumva iyo ukangutse akenshi kugira ngo ubone icyo ukurikiza. Uburyo umuntu usinziriye umukanguye ari umudokiteri kamubwira uti mbwira ko hari umuntu urwaye umutwe turamuha iki? Yakubwira kubera ko ubwenge buba butaragera ku murongo. Ari umwanditsi wavuze ngo iyo dusinziriye Imana ifata ubwenge bwacu ngo ikawushyira mu kabuwate igashyira muri tiriwari ahantu. Wakanguka ikongera ikagusubiza. Nibwo wongera kuba umuntu ukomeye. Ariko iyo yawujyanye uburigona wasamye. Ariko we kuko ari Imana ngo yarakangutse, Bibiliya yatubwiye ngo acyaha umuyaga. Gucyaha mwebwe ntago muzi icyo bivuga, ariko gucyaha ni nko hari Bibiliya nasomye igifaransa iravuga silence, ariko nayo nasomye ivuga tetwa. Ngo yarakangutse abwira umuyaga ngo tetwa we. Urabona ntasoni umwangira abana ngo nuko inyanja iratuza, ariko irangije ngo irahora rwose. Naho nsoreje rero Kristo abicecekeshe bihore rwose, kuko arahirengeye arimo arakurebera ibiri kubeho. Nageze mu nzu yanjye maze imyaka 19 nkodesha, kizemo iyo nari ndi kumwe n'umugore ni 17, yanjye ni ibiri ndi jyenyine 19. Wari bwakodeshe n'8 ko wazengereje abantu, wari bwamare n'7 niba. Nose utekereza ko Imana yakuretse? Ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, nubwo bimeze bityo. Kandi ahantu Imana nayitinyiye yabwiye Yeremiya avuga ngo reka ibyo nibwira kubagirira ni byiza si bibi, kugira ngo mbareme umutima, aho niho mudatinda w'ibyo muzabona hano. Ikure mu mutima ukaza seje mukabyina ukajya wizengurutsa ngo reka dusenga Imana ivuga ukoresheje akaguru kamwe. Umuntu yakubaza atari ko ibyo bintu byina, urabizi ko nyiri inzu ari ku muryango aramaze. Wibuka ko ufite inshingano n'ibindi bintu bikuremereye nyuma, ariko Imana turayifite ni yacu. Imana ibaho umugisha hamwe natwe, amen. Dusenge. Nifuza gusengera abantu bakizwa